Amahoro y'Imana nabane namwe, inshuti za Ikiza Umusonga. Ndabakunda kandi ndabakumbuye, maze iminsi ntaheruka kubonana namwe, nshyiraho ibindi biganiro, nshyiraho indirimbo, ariko uyu munsi ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023, uyu ni umunsi wa anniversaire yanjye. Ni umunsi w'amavuko, ni itariki Imana yankirijeho sida. Niyo mpamvu rero aka kanya ndi gushima Imana, ndi kunezerwa kubw'uko Imana yabikoze ikankiza sida. Ubundi mu Ruhengeri, ahantu nagiye mbitangamo ubuhamya ku mugabo wigeze ngurira kositimu nziza cyane y'umweru, mujya mubona mbyinana mu ndirimbo zanjye. Uyu munsi rero niho anniversaire yanjye nayizihirije, ndimo mbaha ubuhamya mbibutsa ibyo bagiye bankorera byinshi bitandukanye. Mu gihe nari nzahare, narakubiswe, narahondaguwe, mama Samwera mu bugari bwiza cyane, ndaburya ndanezerwa. Icyo gihe byari bikomeye nkiba mu Mutara. Ndashimira Imana ko yanyimuye, nkaba ntuye muri Kigali, hariya ku Muyumbu nyine muri Kabuga, hakurya ya Kabuga. Ubu nabo Imana yakoze igitangaza, irabimura, bari mu Ruhengeri i Musanze. Kugeza ubu rero anniversaire yanjye y'uyu munsi ya 2023 twayisangiye. Wihangane ntabwo tuguhaye, ariko Imana ikiza umusonga. Bateguye ibintu biryoshye, n'ubu ngubu ndafite isahane iriho inyama y'inkoko ndimo kuvovora. Wihangane, iyi Imana yagucereje iranagutegera. Ibi ni ijambo twari turimo tugana, avuga ngo Imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Nta hantu haba Imana itagukura ngo igushyire ahantu heza. Igihe nari ndwaye sida, nta muntu wankoragaho, mpima ikiro 41, abarwayi bavuga ngo ntera umwaku, n'abarwaza bavuga ngo ntera umwaku. Ndashimira Imana ko Imana ijya ibasha kumwakura ikakwicazanya n'ibikomangoma. Ni ahantu heza. Imana yahinduye amateka, yakoreye Imana n'umudamu we bakoreye Imana, ariko Imana yageze aho iratabara. Byaciye mu bintu bikomeye, ntari bwirwe mvugira ngaha, kuko umugisha w'Imana kugira ngo ugereho uca mu maho, uca mu bintu bikomeye. Ariko ndashimira Imana ko Imana yabikoze. Ubu nicaye aho ngaho kuri uyu munsi wa anniversaire, turimo turarya turanywa, mbese biraryoshye, ndanezerewe. Uyu munsi ni umwaka wa 17 nujuje nkize sida, kuko nayikize 2010 nayikize sida, nakize sida 2007. turi aho bita kaje vuba mu cyumba cy'amasengesho. Rero uyu munsi nibwo nakoze anniversaire. Ubu ngubu turimo turarya, ni nayo tariki navutseho, niwo munsi nizihiza, niyo sabukuru yanjye. Rero aho uri hose muri Amerika, aho uri hose ku isi yose, wongere wibuke ko Imana ishobora byose. Ntabwo Imana ikuraho kimwe gusa ngo isige ikindi. Ndagushimiye wowe ujya ubana nanjye mu buzima bwa buri munsi, uko ukurikirana ibiganiro byacu. Wowe wamaze gukora subscribe, Imana iguha umugisha. Nawe kandi utarayikora, Imana iguha umugisha. Rero ujye ubwira abandi nawe wasangiza iyi nkuru yuko Imana uko yari kera n'uyu munsi ariko ikiri. Uko Imana yakizaga kera n'uyu munsi iracyakiza. Uko yakoraga kera n'uyu munsi iracyakora. Hariya mu ijambo riri muri Luka igice cyawo cya mbere umurongo wawo wa 37, baravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute ngo rihere. 45 bakavuga ngo kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ndagira ngo nkutangarize muri aka kanya ngo iby'Imana yavuganye nawe bizasohora, nta na kimwe kibuzeho. Nshuti yanjye, iby'Imana yavuganye nawe byose bizasohora. Kandi gutinda kw'amasezerano ni nako kurama kwawe. Nubwo ubona bikomeye, Imana iziyeranja, Imana izakora ibishoboka byose kugira ngo icyo Imana yakuvuzeho kibashe gusohora. Mwene data rero, ndagira ngo nkubwire ngo
witerwa ubwoba n'ibyo urimo kubona, witerwa ubwoba n'intambara uhura nazo. Birashoboka ko wafungwa, birashoboka ko warwara, birashoboka ko waba uburaye, birashoboka ko waba uri mu madeni, birashoboka ko wahura n'intambara zitandukanye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yavuganye nawe izagisohoza. Yajyaga imbwira ngo nzarya, ikambwira ngo nzanywa, ikambwira ngo nzicarana n'ibikomangoma. Nagiye mbabwira mbereka ubuhamya nagiye muri Tanzania, mbereka ubuhamya mbabwira uburyo nagiye Kenya. Rero ibyo bikomangoma twicaranye nabyo, kandi n'ubu ngubu twicaranye nabyo. Nawe ubwawe ubonye salo nicayemo, ibisorori biri aha ngaha, mbese muri makeya turashimira Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Nshimiye Imana ku bwa mwene data, ku bw'ibyo irimo kugenda imukorera. Nshimiye Imana, ntabwo ari byinshi twavuga ku bwa bene data, ku bw'ibyo Imana yakoze. Twibutse dushubije amaso inyuma, twamera nka Dawidi. Mwene data, Imana ijye mu umugisha ko twakoranye umurimo, twaragendanye imisozi. Nibuka uburyo hari aho twagiye tugatoragura urukwavu rw'agasozi rukaza rukagwa mu biganza byanjye, ari nabwo uwo munsi yandodeshezaga kositimu. Ni ibintu ntazibagirwa. Reka mbabwire bene data, Imana ntabwo ijya ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo twakoze. Yagiye yitanga, yaguze ibyuma za Karambi, yaguze ibyuma ahantu bita Rwagihuta, baritanze za Kanyange se twubaka urusengero, ariko Imana nawe yaramushumbushije. Izina ry'Imana ntihabwe icyubahiro. Nanjye nagenze imisozi, Imana ngira agashati kamwe nta nkweto, ariko ndashimira Imana. Nawe ujya ubibona uko naje uyu munsi, siko mba naje ejo, siko mba naje ejo bundi, ni ukubera Imana. Rero Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka dukomeze tunezeranwe n'abandi mu munsi mukuru, dukomeze turyoherwe, nawe wihangane. Kandi ni ukuri icyo ngwifuriza ni kumfasha gukora ivugabutumwa, ukora subscribe, ukora share, ndetse na komanteri. Rero ukeneye kuvugana natwe, ukeneye gusengana natwe, nomero ni yayindi ntabwo ihinduka, 0788 32 70 88 0. Nazo watubonaho kuri WhatsApp. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Sawa sawa. Rero ejo nzabereka inshuti yanjye, mbereke abo turi kumwe. Ntago nava aha ngaha rwose ntababeretse. Uyu niwe turi kumwe, nubwo bigaragara ko atarimo kugaragara neza, ariko uyu niwe wandodesheje ya kositimu nababwiraga muri kaseti yanjye arimo. Ni inshuti yanjye, mbese birateguye, bimeze neza, ibintu ni uburyohe. Mbega ntago twabona uko tubivuga, mbese byaturenze. Hari ibintu biba byaturenze tukabura uko tubivuga, kubera imirimo n'ibitangaza Imana iba yarakoze. Mama Samweli rero wampaye imyumbati y'ubugari kugira ngo abana babeho. Nguyu akora ibishoboka byose. Wihangane, ikiganza kirimo kirajya muri kamera kubera ko nkoresha nyine telefone, ariko Imana irimo kuvuga ko igiye kuzama kamera. Uyu rero niwe wampaye imyumbati, ashyiraho n'ibishyimbo. Ntabwo nabibagirwa. Uyu munsi kuri aniveriseri navuze ngo nze dusangire umunsi mukuru. Ubu twari turimo turya, mbese ibintu birakomeye. Ibindi naho ubutaha, naho akazagaruka. Imana ibahe umugisha, ndabakunda, murakoze cyane.